Bibiliya ni igitabo cyubahwa cyane ku isi, kigizwe n'inyandiko zisanzwe zifitanye isano n'iyobokamana n'amateka y'imyemerere y'abantu benshi. Iki gitabo kigizwe n'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Buri gice kikaba gifite uruhare rukomeye mu gusobanura amateka y'ukwemera, inyigisho z'ubutabera n'icyerekezo cy'ubuzima bwo mu mwuka. Muri ibi bitabo hari ibice bimwe byagiye bikurwamo cyangwa bikagirwa ubwiru, bikaba bikomeje gutera amatsiko abashakashatsi n'abemeramana. Mu bubiko bw'ibitabo bya kera, itsinda ry'abahanga ryavumbuye ikintu gitangaje kidashobora kwisobanura. Mu gihe ikime kigaragara maze impapuro zishaje zigasunikwa buhoro, hagaragaye igice cy'igitabo cyari cyarazimiye. Iki gice cyari cyarahishwe mu myaka ibihumbi, kikaba gikubiyemo ubumenyi bushobora gutera ubwoba abashakashatsi kabuhariwe. Ariko se ni irihe banga riri muri iyi nyandiko ya kera? Ni ubuhe bwenge bwibagiranye bwongeye kugaragara bugahangara ubwenge bwacu? Dufatanye mu rugendo rwo kugaragaza ibanga ryishe muri Bibiliya y'imyaka ibihumbi 2000 irimo ibice byatakaye bikubiyemo ubumenyi buteye ubwoba ku bwoko bw'abantu. Ngende mugira banga ati murakaza neza ku Nkomoko Official, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobora isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Enoke ni muntu ki? Enoke ni umuntu w'ingenzi mu mateka ya Bibiliya, akaba ari umwuzukuru wa kure wa Adamu ndetse na sekuru wa Nowa. Yabayeho ubuzima bwuje ukwizera n'ubudahemuka ku Mana, maze agira uruhare rukomeye mu nyandiko z'ibyanditswe byera. Enoke yabaye se wa Metusela, umunyabyago warambye kurusha abandi bose bavugwa muri Bibiliya. Enoke yamaze imyaka irenga 300 ku isi, abyara abana benshi maze asiga umurage ukomeye. Ikintu kidasanzwe kuri Enoke nuko kimwe na Eliya ari umwe mu bantu babiri bavugwa muri Bibiliya ko bajyanywe mu ijuru badapfuye. Mu itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 24 haragira ati, Imana iravuga iti, isi izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yose ari, bibe bityo. Enoke yari umuntu ufite ukwizera gukomeye kandi Imana yamukunze cyane ku buryo yamurinze urupfu, ikintu cyari kiri ku bantu bake cyane muri ibyo bihe. Uburemere bwa Enoke burenga inkuru ya Bibiliya kuko ishimangirwa n'imyizerere myinshi y'Abayahudi n'Abakristo. Enoke ni umwanditsi w'igitabo cya Enoke kandi yitwa umwanditsi w'icyemezo cy'Imana. Izina rye rigaragara mu nyandiko zitandukanye za Bibiliya, harimo muri Luka, Abaheburayo ndetse na Yuda. Mu itorero Gatolika Orthodox y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Abanyamisiri, Enoke yubahirizwa nk'umutagatifu. Yakomeje kuba umuhanuzi uzwi cyane kandi ivugabutumwa rye ryanabaye icyitegererezo ku murimo wa Nowa nk'umubwiriza w'ubutabera n'umwubatsi w'ubwato bw'agakiza. Muri isi yari yuzuye umwanda n'ibyaha, Enoke yagaragaye nk'umuntu watangiye kwamamaza imanza z'Imana ku bantu kugira ngo hamenyekane amateka ye n'ibyabaye. Ni ngombwa gusoma ibitabo byitiriwe Enoke bitanga ibisobanuro ku bikorwa bye bidasanzwe. Inyandiko za Dead Sea Scrolls hagati y'umwaka wa 1946 n'umwaka wa 1947, abashumba b'Ababeduini bari bashinze imikumbi yabo hafi y'ahahoze hatuye abantu ba kera ahitwa Qumran, ku nkombe y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'inyanja y'umunyu. Batunguwe n'icyo babonye mu gihe umwe muri bo yarundaga ibuye mu mwobo uri ku musozi. Ryagize urusaku rutangaje, bakurikiye urusaku maze basanga ibikoresho bya kera, aho basanze ibyibo binini by'ibumba birimo impapuro zabaga zanditseho ibintu bya kera. Izo nyandiko za kera zaje kugurwa n'abacuruzi b'inyandiko, nyuma zigera mu maboko y'abashakashatsi batunguwe nuko zari zishaje cyane kuko zafatiwe igihe cy'imyaka irenga 2000. Iri vumbura amagambo ryatumye hakorwa ubushakashatsi bwimbitse n'ubushishozi ku nyandiko za kera. Nyuma y'igihe hahishuwe ibice byinshi by'inyandiko zitandukanye zigera hagati ya 800 na 900. Muri izo nyandiko kandi hagaragayemo igitabo cya Enoke kigizwe n'ibice 5: igitabo cy'abarinzi, igitabo cy'imigani, igitabo cy'indagi, igitabo cy'inzuzi ndetse n'amabaruwa ya Enoke. Ibyo bitabo byose bikubiyemo inkuru zidasanzwe, harimo iby'abamarayika baguye mu byaha, igiti cy'ubugingo ndetse na Yerusalemu n'ikirere. Igitabo cya Enoke kandi, uyu muntu uvugwa muri Bibiliya si uko gusa amenyekana, izina rye rikunzwe no gukoreshwa n'abantu batandukanye ndetse ryagaragaye mu bakinnyi ba filimi nka Enoke wagaragaye muri Harry Potter. Nyamara uretse ibyo, hariho igitabo cyihariye kivugwa ko cyanditswe ubwe.
igitabo cya Enoki gikubiyemo inyigisho z'ubutabera, ibihembo, ibihano n'isozwa ry'isi. Igice cya mbere kivuga iby'abamarayika baguye mu byaha ndetse n'inkuru y'abanefilimu, ibiremwa bitangaje bikomeye bivugwa ko byakomotse ku kwihuza kw'abamarayika n'abagore b'abantu. Hari impaka zishingiye ku kumva ko abamarayika bashobora kugira abana b'abantu, mu gihe abandi babona abanefilimu nk'abantu bayobye ku Mana. Igitabo cya Enoki n'itangiriro na Bibiliya. Hari ibice bimwe bigaragaza itandukaniro hagati y'igitabo cya Enoki na Bibiliya. Muri Bibiliya, Enoki yajyanywe mu ijuru mbere y'uko Nowa avuka, ariko mu gice cya 10 cy'igitabo cya Enoki hagaragaramo ikiganiro cy'Imana n'umuhanuzi Lameki, umubyeyi wa Nowa. Ibi bikwiye kwibazwaho kuko bivuguruza uko Bibiliya isanzwe bivuga. Nanone igitabo cya Enoki kivuga umumarayika Azazeli nk'umutware w'ibyaha n'uwazanye ububi mu isi, mu gihe muri Bibiliya icyaha cyose gishingiye kuri Satani. Iyi ni imwe mu mpamvu zituma amatorero menshi atemera igitabo cya Enoki nk'igitabo cyemewe. Nubwo bimeze bityo kandi, igitabo cya Enoki gikomeza gutanga ishusho y'ukuntu isi yahindutse ndetse kigasobanura amateka ashingiye ku migenzo n'imyemerere ya kera. Ubutumwa bwacyo bukomeza gukurura abashakashatsi n'abanyamwuka bashaka gusobanukirwa amateka ya kera. Ibi bihabanye n'inkuru yo muri Bibiliya aho Satani avugana n'Imana mu gitabo cya Yobu. Nanone uko Enoki asobanura ijuru ntibihuye n'ibivugwa muri Bibiliya uyu munsi wa none. Mu byahishuwe, umujyi w'ijuru usobanurwa nk'ufite imihanda y'izahabu isa nk'ikirahure kibonerana, ariko mu gitabo cya Enoki igice cya 14 igice cy'ijuru gisobanurwa nk'icy'amabuye y'agaciro nk'ikirahure, bikagaragaza itandukaniro rinini. Hari n'ibindi binyuranye mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere no kwiga ku bimenyetso byo mu kirere. Mu gice cya 33 Enoki avuga ko yabaze inyenyeri zose. Ibi bikaba bihabanye n'ibivugwa muri Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa 22. Nk'uko ingabo zo mu ijuru zitabarika n'umusenyi wo ku nyanja ukaba utabasha kugerwa, niko nzagwiza urubyaro rwa Dawidi umugaragu wanjye. Ibi bihabanye bitera abantu kwibaza ku bumwe cyangwa kudahuza hagati y'inyandiko za kera n'ubumenyi bugezweho. Igitabo cya Enoki nubwo kigira uburyo cyerekana ibintu mu buryo butandukanye, gituma abasomyi barushaho kwibaza ku buryo imirongo ya teolojiya ihuza ukuri n'ibitekerezo byagiye bihinduka mu mateka ya kera. Abahanga mu by'ikirere batangazwa n'uburyo isanzura ari rinini cyane, bakemeza ko galaxy yacu cyangwa Milky Way ifite inyenyeri zigera kuri miliyoni 100, ariko hakaba ibindi binyenyeri byinshi cyane bitabarika. Muri iki gitabo cya Enoki igice cya 41 kivuga ibintu biteye urujijo, aho kivuga ko umuyaga, urubura, imvura y'amahindu ndetse n'ukwezi bivuye mu kidobya cy'inku kiri mu ijuru. Ibi bikaba bigaragaza nk'ibitari ukuri kandi bihabanye n'inyigisho za Bibiliya. Iyi myumvire ituma bamwe basobanura impamvu iki gitabo kitashyizwe muri Bibiliya, kuko gikubiyemo inkuru zitandukanye cyane n'ibyo Bibiliya yigisha. Nubwo cyakuwe muri Bibiliya, igitabo cya Enoki kigira imbaraga zacyo zidasanzwe kandi zihariye, ndetse bamwe bagishimira uburyo cyanditse mu buryo bushishikaje gusomwa. Iki gitabo kigereranywa n'urukiramende ruhuza ibyahise, ibiriho n'ibizaza, kigahuza igice cyose cya Bibiliya kuva mu ntangiriro kugeza ku kuza k'umwana w'Imana Yesu Kristo, ndetse n'umunsi w'urubanza ruhishwe. Iki gitabo cyibutsa abantu inkuru zose za Bibiliya mu nyandiko imwe, bituma abantu bibaza impamvu cyakuwe muri Bibiliya. Nubwo igitabo cya Enoki gitera amatsiko, ni ngombwa kwibuka ko nk'ibyanditswe byera, kuko kidafite umuhumekero w'Imana. Mu nyandiko za mbere za Kiliziya bigaragaza ko ari igice cy'ibyitwa pseudepigrapha, bivuze ko hariho ukushidikanya ku mwanditsi wacyo. Nubwo Bibiliya ivuga ko Enoki yajyanywe mu ijuru mbere ya Nowa, iki gitabo gisa n'icyanditswe nyuma n'umuntu wiyitaga Enoki. Uku kunyuranya n'ibivugwa muri Bibiliya bituma abantu bagishidikanyaho, bigakekwa ko ari inyandiko zanditswe nyuma n'umuntu wiyise Enoki. Bityo rero icyo gitabo si ingenzi ku bakristo bashaka kwiga ubutumwa bwiza. Gusa Yuda mu Isezerano Rishya ashobora kuba yaragikomojeho, bigaragaza ko icyo gihe cyari kizwe. Igitabo cy'ukuri cyitwa igitabo cya Enoki cy'Abanya-Ethiopia kibarirwa mu nyandiko za pseudepigrapha, kikaba cyaranditswe nyuma ya Yesu Kristo, kandi bamwe bagifata nk'inyandiko itagereranywa n'ibyanditswe byahumetswe n'Imana. Mu mateka y'ibyanditswe ya Bibiliya, igitabo cya Enoki ni kimwe mu bitangaje kuko gitanga icyerekezo cy'amateka y'inyandiko za Gikristo za kera, ariko ntikigira agaciro nk'icyanditswe cyahumetswe n'Imana. Uburyo cyakomeje kubaho no gukomeza gukundwa n'abantu bamwe bitera amatsiko, kuko bituma habaho gushakisha inkomoko y'ukuri n'ingaruka cyagize ku myizerere ya Gikristo. Hari kandi igitabo cya Mutagatifu Barinaba. Abakristo kuva kera bakiri bato bigishwa inkuru ziri muri Bibiliya yera. Ibi bitabo bigizwe n'Isezerano rya kera n'Isezerano Rishya, bikubiyemo inkuru zihamya kubaho kwa Yesu Kristo hano ku isi. Ariko haravugwa igitabo cyera cyatowe hashize imyaka 2000,
gisa n'icyahinduye imyizerere isanzwe. Iki gitabo cya kera nubwo kitari Bibiliya isanzwe, ni igitabo cyanditswe na Mutagatifu Barinaba, umwe mu bantu bari hafi ya Pawulo intumwa, bikaba byarahungabanyije uko abantu bari basanzwe bazi inkuru. Iyi nyandiko ya kera yavumbuwe ubwo abajura b'amateka bari bagiye kwiba iki gitabo cy'agaciro hamwe n'ibindi bintu bifite agaciro ka miliyoni nyinshi. Iyi nyandiko yanditswe ku ruhu rw'amatungo kandi yanditswe mu nyuguti zigoye kwigana hakoreshejwe ururimi rwa Siriyake, ururimi Yesu yavugaga muri icyo gihe. Iki gitabo cyaguzwe ku gaciro ka miliyoni 20 z'amadolari, kandi abahanga bavuga ko cyaba gifite imyaka iri hagati y'1500 n'ibihumbi 2000 kibayeho. Ibirimo biratangaje cyane kuko bihabanye n'ibyanditswe muri Bibiliya bisanzwe. Iki gitabo kivuga ko Yuda ari we wamanitswe ku musaraba aho kuba Yesu, kuko Yesu ngo yazamuwe mu ijuru ari muzima. Ibi bihabanye cyane n'inkuru isanzwe izwi mu bakristo. Nanone iki gitabo nticyemera Yesu nk'umwana w'Imana, ahubwo kimugaragaza nk'umuhanuzi watanze ubutumwa bw'Imana. Kinanenga intumwa ya Pawulo, kivuga ko yari umunyabinyoma. Ibi bikarushaho kugiteza impaka mu bashakashatsi ndetse no mu bakristo. Abashakashatsi mu bya teolojiya bibaza impamvu Barinaba yari hafi ya Pawulo, ariko inyandiko ye ikaba ihabanye n'ibyanditswe byemewe. Ibi byatumye abahanga basesengura iki gitabo bashaka kumenya niba ari ukuri koko, kubera ko Imana yateranye igena isezerano rishya yagize uruhare mu guhitamo ibitabo bigize Bibiliya. Abantu bibaza impamvu inyandiko ya Barinaba itashyizwemo. Iki kibazo cyatumye Papi i Vatikani asaba kubona iki gitabo kugira ngo agisesengure neza. Nyuma yo kugenzurwa n'abahanga, byagaragaye ko atari impimbano, ahubwo ari inyandiko ya kera ifite agaciro k'amateka. Ibi byose bigaragaza uko inyandiko za Bibiliya zagiye zihindagurika, bikongera urujijo mu bashakashatsi bashaka kumenya inkomoko y'ukuri ku byanditswe byera. Iyi nyandiko ishimangira igitekerezo cy'uko ubumwe bwo mu mwuka na Yesu butagerwaho binyuze mu buryo busanzwe, ahubwo buboneka mu gusobanukirwa byimbitse kamere nyayo y'ubuzima. Iyi nyito idasanzwe ku nyigisho za Gikristo ziboneka mu Ivanjili ya Tomasi ikomeje gutangaza no guhinyuza ibisobanuro bisanzwe, bigatuma ibisoko y'ibitekerezo byihariye kandi byimbitse kubijyanye n'iyobokamana. Genesis, gusobanukirwa kw'ibanga Ivanjili ya Tomasi ishaka gutanga, si umwihariko w'abantu bamwe. Mu nyito yayo umuntu wari wese ashobora kuyigeraho. Intego nyamukuru y'Ivanjili ni ugufasha abasomyi kugera ku bumwe bwa Gikristo buhambaye. Interuro y'108 isobanura intego aho ibintu byishe bizahishurirwa nyirabyo. Mu Ivanjili ya Tomasi, Gnosis irenze ubumenyi busanzwe ntishobora gutangirwa ibisobanuro byihariye binyuze mu magambo gusa. Yesu asubiza abigishwa bashaka kumenya inzira y'agakiza, abacyaha kwishishikariza ku myumvire isanzwe yabateye imboni, kimwe n'undi wese usoma iyo Vanjili binyuze mu mvugo zisa n'izigoye. Abashishikariza kuva mu gusobanukirwa ibintu mu buryo bw'amagambo gusa, ahubwo bakabibona mu buryo bwimbitse. Ivanjili ihinyuza ibitekerezo bisanzwe ku bijyanye no kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo n'igerwa ry'ubwami bw'Imana, aho kwibanda ku kintu kizabaho mu bihe bizaza. Interuro ya 3 ivuga ko ubwami bw'Imana buri muri wowe no mu bidukikije byose. Iyi myumvire isaba umuntu kwimenya no kugera ku bwigenge bw'umwuka, bitandukanye nuko bivugwa mu bisobanuro bisanzwe. Ivanjili ya Tomasi yanditswe hagati y'ikinyejana cya mbere n'icya kabiri nyuma ya Yesu, igaragaza igitekerezo cyihariye cy'iyobokamana. Nubwo isanzwe ishyirwa muri icyo gihe, ifite ibice byanditswe mbere y'iyo myaka, bigatuma irushaho kugira uburemere mu mateka. Ibi byerekana kandi uburyo iyi Ivanjili yakomeje kugira ingaruka zikomeye, n'uburyo ibumbatiye ubumenyi bwa kera bushobora guhuza abantu bubu n'ukuri kw'iyobokamana ryo hambere. Ivanjili ya Tomasi kandi isaba abasomyi bayo kudasoma amagambo gusa, ahubwo no kwinjira mu bitekerezo byimbitse biyibitsemo. Iyi Ivanjili kimwe n'iza Matayo, Mariko na Luka mu isezerano rishya ikubiyemo amagambo yafatwaga nk'aya Yesu, yari yarakwirakwijwe n'abakristo ba mbere, gusa imyandikire yayo ntisanzwe. Ikintu gitangaje nuko umwanditsi wayo atigeze akoresha Ivanjili n'isezerano rishya nk'amoko yayo, bakibaza niba bari bazi cyangwa batari bazi ibiri muri zo. Iyo amagambo yayo ahuye n'ay'izindi Ivanjili usanga yihariye mu buryo asobanuye, bikerekana ko wenda yakomotse ku masoko amwe ariko adafite isano ya bugufi n'isezerano rishya. Hari n'amagambo amwe asanzwe muri Bibiliya adahari muri iyi Ivanjili, bigatuma hagaragara icyuho kidasanzwe mu nkuru yayo. Ubusabe bw'iyi Ivanjili mu bihe byashize bugaragarira mu nyandiko za bamwe mu banditsi ba kera b'abakristo bayavugagaho. Nubwo hari ibihe byabayeho kwigizwayo, yakomeje kubaho kugeza mu kinyejana cya 5 n'icya 6. Ubu hasigaye kopi ebyiri gusa, imwe n'igice gicagaguye mu rurimi rw'Ikigereki, rushobora kuba ari rwo rwandiko rw'inkomoko.
indi ni kopi ya Coptic iboneka muri biblioteke ya Nag Hammadi ikomeza gusigasira uru rwandiko rwo hambere. Ivanjiri ya Thomas kandi kubera uko itandukanye n'izindi vanjiri isanzwe igaragara nk'igitabo cy'agaciro mu mateka ya Gikristo. Ubushake bwo kuyisiba bwatewe n'agaciro kayo kuko kugeza ubu ikomeza gutanga ishusho ku buryo ubutumwa bwa Gikristo bwari buteye mu bihe bya kera. Ibice byayo byasigaye bifite indimi zitandukanye, ni imiryango ifunguye ku mateka ashishikaje agamije guhindura uko abantu basanzwe basobanukirwa inkomoko y'inyigisho za Gikristo. Reka no turebe kwizera mu bintu by'umwijima. Imbaraga z'umuryango Gatolika zabaye isoko y'ukwemera gukomeye mu mateka y'isi, inyigisho zawo zigahuzwa n'amateka y'igihe cyose. Nubwo hari ibimenyetso byanditswe byinshi byerekana uko wagiye ukura, hari ubwiru bwihishe ku bice bimwe byawo bidakunze kwigwaho mu nyigisho zisanzwe. Iyo umuntu agiye kure kurushaho, ahasanga biblioteke ya Vatican, ahantu hatangaje hifitemo ibitabo n'inyandiko zisaga ibihumbi 10, bikaba ahantu huzuyemo ibimenyetso bidasanzwe bitarakurikiranwa bihagije. Muri Bibiliya, igitabo cyubaho n'abatuye isi benshi. Ibitangaza bya Yesu biravugwa, kuva ku mugani uzwi wa Samaritani mwiza kugera ku gitangaza cyo kugaburira abantu benshi akoresheje imigati 5 n'amafi 2 gusa. Bibiliya, igitabo cyanditswe cyane ku isi, gifite kopi zigera kuri miliyari 5, ariko umwimerere wayo wari ufite ibitabo byinshi kurusha ibyatangajwe uyu munsi. Ibice 14 byazimiye mu mateka bituma abantu benshi bibaza impamvu byakuwemo. Mu bijyanye n'inyigisho zibanga, igitekerezo cy'ubutaka bwa gishitani ni kimwe mu byahagurukije amatsiko menshi. Hari ibitekerezo bivuga ko imbaraga mbi zishobora gufata umuntu zikamuyobora ku bikorwa atifuza. Ibyo birimo gucika kw'ibihe mu bwenge bwe, kubura ubushobozi kwifatira imyanzuro no kumva amajwi y'inzira mbi. Mu biremwa bibi bivugwa cyane, Valak ni kimwe mu biremwa bivanze n'ibitekerezo by'abantu bo mu kinyejana cya 17 bikomeje kugaragara no mu bice bitandukanye bya sinema. Mu gice cy'ibiremwa bidasanzwe, Valak avugwa nk'igihanganye gifite imbaraga zikomeye gishobora gutuma inzoka zose zimwumvira nk'aho ari umuyobozi wazo. Nubwo azwi cyane nk'umubikira mu nyandiko zimwe na zimwe, amateka y'ukuri ye aboneka mu gitabo cya Reza Key of Solomon. Abashakashatsi bavuga ko iki gitabo ari ihuriro ry'amabanga ya kera, ibitekerezo by'ubumaji, amayobera y'isi n'ubumenyi bw'ibanga. Mu mateka atibukwa neza, ibiremwa byinshi bisa na Valak byahoze bizwi cyane, ariko inkuru zabyo zigenda zisibangana, zimwe zigahishwa. Bivugwa ko Vatican ifite inyandiko zifite ibanga zishobora kutazigera zijya hagaragara n'umunsi wa rimwe. Abahanga mu by'iyobokamana baturutse mu Butaliyani no muri Ireland bemera ko ikibazo cy'ububata bwa gishitani cyafashe indi ntera muri iyi minsi ya none. Padiri Dino, umupadiri ukomoka muri Syria, avuga ko Kiliziya yemera izi ngorane kandi ko hakenewe amahugurwa akomeye. Naho Padiri Collins wo muri Ireland avuga ko abantu benshi bamugana bashaka ubufasha bwihariye ku bijyanye no guhangana n'imbaraga mbi cyangwa se n'imbaraga z'imyuka mibi. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.